Ubwiza ni kimwe mu bintu bigarukwaho iyo umuvuze. Uretse ibyo kandi ni umuhanga cyane muri filime, dore ko ariho benshi uretse wenda bo biganye, abaturanyi n'umuryango we. Ubundi twese twamumenye ku izina rya Madederi muri filime ya Papa Sava. Wose kuki ubizi neza ko ushaka gutera inda ukifata ukaryama kuko utikingiye toka nawe kumanina nta soni urumva urankanga digidi ntunkange. Dusenge Kerenia niyo mazina ye gusa abenshi bazi Madederi. Azwi nk'umukozi dore ko nawe abyivugira, akaba kandi umukobwa wakoreye amafaranga akiri muto, ngo kuko yiga amashuri ya segonderi nabwo yarafite akazi muri kampani y'ubwubatsi kandi ngo akorera menshi. Uyu Madederi afite inkuru nyinshi mu bijyanye n'abagabo. Ubushaka kubireba wagana imbuga nkoranyambaga zitandukanye aho wabimenya byose. Uyu munsi kigezweho nuko yamaze gusezerana mu murenge n'umusore bamaze igihe bakundana. Ibi nabyo byabaye nyuma yuko yavuzweho ko yaba yaranze no musore maze akamurya amafaranga. Benshi baravuze bati yamubeshye urukundo akurikiye amafaranga y'uyu musore, dore ko ngo aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi byinshi. Uyu musore wegukanye Madederi amazina ni Faustin Rugamba. Uyu akaba barizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngibi byinshi wamenya kuri Rugamba, ubu wamaze kuba umugabo mu mategeko w'umukobwa wamenyekanye ku bwiza butangaje. Uwo nta wundi nyine ni Madederi. Ubwo ijoro ry'ubukwe ushaka kuvuga ni wewe ushaka kuvuga iriyeza. Ijoro ry'ubukwe naratashye ndaryama mu rugo. Rugamba Faustin yahoze akina umupira w'amaguru mu Rwanda no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ubu asigaye atuye muri Amerika. Rugamba yakiniye Zebra FC kuva 2007 kugeza 2009, 2008 anayibera kapiteni. Yaje gukomereza muri Musanze FC, iyo yavuyemo akomereza muri Interforce hagati ya 2010 kugeza 2011. Ayivamo yerekeza muri Sunrise muri 2012, yahise ayibera kapiteni mbere gato yuko yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ikipe yari mu mujyi witwa Austin. Faustin yakiniye ikipe muri Amerika imyaka 2. Nyuma yayo akinira Rio Katom FC, iyi yavuyemo asezera kuri ruhago nk'uwabigize umwuga. Nubwo havuzwe amagambo menshi ku mubano waba, harimo no kuba baratandukanye, dore ko mu gihe gito gishize Kerenia yagaragaje ibyishimo yagize ubwo yakiraga impano y'imodoka yari ivuye ku mukunzi we Faustin. Ariko ubu bombi bamaze kuba umugore n'umugabo mu mategeko, nubwo byatunguye benshi kuko ahari bumvaga bidashoboka. Uyu mugabo ariko Faustin aje nyuma yuko Madederi akoze divorce mu myaka mike ishize n'umusore bashyingiranwe mu mategeko, ndetse ubu banafitanye umwana. Ariko nyuma nk'uko wabyumvise baje gutandukana byemewe n'amategeko. Uretse abo bombi kandi babaye mu rukundo n'uyu Dusenge Kerenia yigeze kuvugwa mu rukundo n'umuhanzi Israel Mbonyi. Madederi yavuzwe mu rukundo n'umuhanzi Israel Mbonyi. Aya makuru akaba yaraturutse ku ifoto yaje gushyira hanze amwifuriza isabukuru nziza. Naho mu guhakana iby'aya makuru yavuze ko ifoto yifatiye mu bukwe bari bahuriyemo. Iyi nkuru ntabwo yatinze kuko nta kindi kimenyetso cyagaragaye hagati yabo kiganisha ku rukundo. Ubwo ijoro ry'ubukwe ushaka kuvuga ni wewe ushaka kuvuga iriyeza. Ijoro ry'ubukwe naratashye ndaryama mu rugo. Ubundi uyu mukobwa wagiye agarukwaho kenshi mu itangazamakuru, ndetse benshi ubu bakaba bafite uko bamufata bitewe n'inkuru ndetse na filime yagiye akinamo yaba ari mu ntoki. Ese koko ibyo bamuvugaho nibyo? Kuvuga se ko imitungo afite hamwe na kampani ze bwite abikura mu bagabo, byo waba ubivuga wiki? Yaba ari hakura amafaranga se koko? None se ntihanda akura amafaranga uretse filime? Ngwino tubane maze umenye byinshi kuva akiri muto kugeza abaye icyamamare. Hano urahabona ibisubizo by'ibibazo byose wibazaga. Mukomeje kubana nanjye Florence. Iyi ni Passion is News. Wabyumvise amazina ye ni Dusenge Kerenia. Kerenia ni umwana wa gatatu mu muryango w'abana 6 barimo abahungu 4 n'abakobwa 2. Yavukiye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo, aho mu mashuri yisumbuye yize indimi n'ubuvanganzo, naho kaminuza akomereza mu bijyanye n'ubukerarugendo. Kuva akiri muto Kerenia ntabwo yakundaga kwaka buri kimwe ababyeyi be, byatumaga yishakira ibisubizo. Asoza umwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, mu kiruko kinini inshuti ye Betty bari baturanye yamubwiye ko hari hoteli bagiye kubaka, ati twajya kwaka y'akazi tugakorera amafaranga.
kuva ubwo biyemeje kujya gukora ikiyedi, aho hantu umuyedi yahembwaga icya5. Kuri Madederi ariko hari ikibazo kuko kujya gusaba akazi aho hantu byasabaga indangamuntu. Mama we yahise ahisha indangamuntu ye kugira ngo atajya gusaba ku kazi. Mama we ati, mwana wanjye urajya gushaka iki, tuza ntacyo watuburanye. Uyu mukobwa ariko utarumvaga ibyo mama we avuga, we yumvaga ashaka gukorera amafaranga. Bwarakeye maze Madederi yitwaza icyangombwa cyo kwivuza, ibikapu birimo imihoro, dore ko ngo bari barabibatumye we na mugenzi we. Niko kubona akazi katari koroshye, ariko nyine bakizirika amasaha akarangira. Umunsi umwe ariko Madederi yabonye ko akazi yajemo kavunanye, ahitamo kukareka. Gusa ku munsi bari bapanze gukora bwa nyuma nibwo boss w'iyo chantier yaje, maze abantu kuko bamutinyaga bakora batikoresheje. Madederi wari urushye ariko agomba gukora, yagerageje gukorana umwete, maze atabizi abajugunya igitaka kuri uwo boss. Boss yarabitegereje abona n'abana, maze ariko abona ko biziritse. Nibwo yahise abahindurira akazi uwo munsi, bava ku kiyedi gutyo, ndetse bakanahembwa amafaranga menshi ugereranyije nayo bakoreraga mu kiyedi. Umugore w'uwo mubosi yababajije impamvu baje gukora bakiri abana, maze bamubwira ko biga birihirira. Iyi akaba ariyo mpamvu kuva ubwo babagiriye impuhwe, maze basubira ku ishuri bakabashakira ababasigariraho, bagaruka mu kiruhuko bagakomeza akazi kabo, ngo kuko iyo projet yari ifite amafaranga menshi ikomeye ndetse izamara imyaka 3. Amafaranga ya mbere Madederi avuga ko yahise ashinga mobile money, ashyiraho umukozi, maze akajya afata inyungu ivuye muri mobile money. Madederi yakoze mu iyi kampani kuva 2013 kugeza 2016 asoje amashuri yisumbuye, ndetse ngasoza yifashije. Akazi kaje kurangira dore ko yari umukozi w'iyi kampani, maze bimukira kujya kubaka ahandi hantu, ariko batinda gutangira, maze Madederi yigira inama yo kuba yashaka kandi kazi. Umwe mu muryango wacu niwe wandangiye akazi ko gukora kuri station ya lisansi. Twahembwaga 50,000 ku kwezi, gusa nawe yumvaga ntazemera gukora ako kazi kubera ko kandi nakoze kampimbaga amafaranga menshi. Muri aka kazi yakoze 2016 yagombaga kuhagera saa 12 za mu gitondo. Yasobanuye ko yemeye kujya byuka kare akora ako kazi, ariko yumvaga kazamuhesha andi mahirwe cyangwa ngo kakamuha kandi kazi keza. Ati iyo station nayikozeho ukwezi kumwe kwari kugerageza andi mahirwe. Umushahara wawo ntabwo ari ikintu umuntu arebaho, ureba amahirwe ushobora kuhakura kuko ari ahantu hahurira abantu benshi. Hari umuntu wakundaga kuza kuhakorera imodoka, abona uburyo nkorana umwete, nibwo yansabye nimero yanjye, nyuma aramvugisha amakandi kazi ko gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'iminara y'itumanaho mu ntara. Twari benshi dukora mu ntara zitandukanye, ariko njye nakoreraga mu majyepfo. Yatangaje ko akazi gashya yarabonye kamuhemaga 50,000 ku munsi, ndetse hari andi mahirwe yarahari yo kuba yakomerezanya n'iyo society bakoranaga. Yari igiye kwerekeza muri Australia muri ubu bushakashatsi, gusa we ntabwo byamukundiye. Urugendo rwe muri sinema ubundi kuva ari umwana, Klenia yakundaga filime ariko akabura aho yahera ngo yinjiremo, ngo kuko nta muntu bari baziranye yari kunyuraho. Nubwo ariko byari bimeze uko, ntabwo yacitse intege, yakomeje ashakisha uwazamufasha. Kubwa amahirwe yaje guhura n'uwitwa Billy, yaje kumuhuza na Papa Sava, maze bakajya bavugana kuko ngo yari afite nimero ze. Avuga ko yamaze imyaka 3 asaba Papa Sava kumukinisha, ariko ngo akamusubiza ko nta mwanya mushya uhari, maze nawe ntiyacitse intege, ahubwo yakomeje amwibutsa. Kera kabaye 2018 nibwo Papa Sava yamwemereye, maze kuva ubwo Madederi yatangiye filime bya kinyamwuga gutyo kugeza n'uyu munsi. Yerekanye impano n'ubuhanga mu gukina filime, maze atangira no kujya mu zindi projet za filime. Indoto series ni filime yakunzwe igitangira mu gihe cyo gutoranya abakinnyi. Madederi nawe yitabiriye iyo casting nk'uwifuza kuzayikinamo. Ngo kino gihe ariko yahavuye yihebye kuko ngo yabonaga hari abantu benshi kandi b'abahanga. Nyuma baje kumuhamagara, maze ngo abyina intsinzi. Klenia yakomeje no mu yandi maprojet atandukanye kugeza ubu. Filime yakinnyemo harimo Papa Sava, Indoto, Inzozi, Ejo si kera, Bishop Family, ndetse akaba yaragiye no muri filime mpuzamahanga zitandukanye. Madederi kandi ari no mu yitwa Kariza wa Karisa n'izindi nyinshi.
Madede avuga ko filime zose yakinnye iyo akunda cyane ari Papa Sava ngo kuko niyo benshi bamumenyeho, buriya kandi iyi filime yamuhinduriye ubuzima, imufungurira amarembo, ituma amenyana n'abandi bantu benshi bo hanze. Arateganya nayo kuzajya yikorera filime ye ngo kuko guhura n'abahanga muri filime byatumye atekereza cyane maze yiga cyane byinshi ku bijyanye na filime. Uyu mukobwa kuva kera akiri umwana yagiye agira imishinga myinshi itandukanye. 2022 Karine yafunguye kampani itanga serivisi z'ubwubatsi maze ayita Clean Solution Group. Bimwe mu byo bakora ni ukubaka amapave, bloke sima, brodire, vaze ndetse bakabasha kubaka kaburembo wongeyeho gukora jaride. Avuga ko ngo gukora iyi kampani yayikomeye kuri ya kampani y'ubwubatsi yakozemo kera. Uretse ibyo yakoze kandi buriya Madederi ni n'umusizi ndetse n'ibindi bijyanye n'ubusizi harimo kwandika imivugo, kuyobora ubukwe n'ibindi. Madederi atanga inama ku rubyiruko, aho avuga ko urubyiruko rugomba kugerageza ibintu byinshi bitandukanye ngo kuko buriya amahirwe y'umuntu nta musanga mu burira aho aryamye, ahubwo ahura nayo mu mirimo itandukanye yagerageje gukora. Ikindi kandi avuga ko atajya acika intege cyangwa asubiza inyuma amahirwe y'akazi abonye. Uyu niwo musozo w'ikiganiro. Wakoze kubana natwe. Niba kandi ukunda amakuru ku byamamare bitandukanye, kora subscribe niba utarayikora, ubundi ujye ukurikirana ibiganiro bya Passions News. Ikindi kandi ntiwibagirwe like na comment. Tunezezwa nuko wakunze ibyo dukora. Ibihe byiza.